umunyamakuru Scovia Mutesi benshi bakunze kwita mama w'u Gasabo ni umwe mu banyamakuru bakunzwe kandi bagezweho muri iki gihe. Uyu munyamakuru akaba ari umubyeyi wubatse uri hafi kuzuza imyaka 40, akaba ari umwana wa gatandatu kandi mu bana 9 bavukana. Ngo nubwo Scovia akunda umwuga w'itangazamakuru, avuga ko akora ibishoboka byose akarinda abo mu muryango we, ngo kuko asanga ko itangazamakuru ntawe ritinya uwo yaba ari we wese. Mutesi Scovia agira ati: ubuzima bwanjye bwite, umuryango mvukamo, uwo nashatsemo n'abantu bari hanze y'akazi nkora, barinda itangazamakuru n'ibisa naryo kubera ko ntawe ugira uwo ryubaha n'uwo ritinya. Iyo abantu baza babandi tubona ku mbuga nkoranyambaga wenda ukabona barimo baratuka Scovia, ngiye ku rwego rwanjye ndiho nshobora kubyakira, ibirenze umurongo nkaba nakwitabaza amategeko. Mutesi Scovia akomeza agira ati: ariko kuza umuntu akavuga ko ndi mubi uko ngaragara, hari igihe papa wanjye atabikunda, noneho bakajya no gushaka ifoto ya papa wanjye bati dore barasa. Icyo gihe mbaye naravuze amazina ya data nkamushyira hanze. Mu by'ukuri naba naragize uruhare rwo gutuma umuntu runaka asuzugura umubyeyi wanjye, umugabo wanjye, abana banjye cyangwa se mabukwe n'abandi. Mu kiganiro Menya Bukunda Scovia yagiranye na Rusakara kuri Keti Radio, Mutesi Scovia yavuze ko ariyo mpamvu yirinda kuvugira mu itangazamakuru imyirondoro ye yose uko yakabaye. Akomeza agira ati: niyo mpamvu nari bujye kuvuga ngo nitwa runaka, mwene runaka, navutse nya, nkurani. Gusa uko biri kose icyo nababwira, narezwe nk'uko abandi bana bose bakora mu muryango, nubwo twagize ibyago tukavukira mu buhungiro. Mutesi Scovia yavukiye mu gihugu cya Uganda aho ababyeyi be bari barahungiye, ariko akemera ko ari amahirwe atagirwa n'abandi banyafurika benshi kuko baba barabashije gutahuka mu Gasabo. Aha Scovia yakomozaga ku mateka y'u Rwanda, aho abatari bake bahunze ubugizi bwa nabi bwakorerwaga abo mu bwoko bw'Abatutsi kuva mu mwaka w'1959 kugeza ubwo Jenoside yakorewe Abatutsi yabaga mu mwaka w'1994, bakabasha gutahuka nyuma y'uko ingabo zaho zari za RPF Inkotanyi zitsinze urugamba rwo kubohora igihugu zikanahagarika Jenoside yakorerwaga Abatutsi. Ku birebana n'umwuga akora w'itangazamakuru, Scovia Mutesi avuga ko iyo hari inkuru yashyize ahagaragara abantu batandukanye bakamusaba kuyireka bavuga ko nta kiri bumarira abantu, ngashobora kuyihagarika kabone nubwo yaba atarumva impamvu yabyo, ariko kandi akabikorera kuko byahurijweho n'abantu benshi kandi batagamije nabi kuri we. Mutesi Scovia mwibutsa ko kugeza ubu yamaze gushinga televiziyo yitwa Mama w'u Gasabo. Mwibutsa ko wowe utarakora subscribe yikore nonaha kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro bikurikira.